Nagushimira kubera byinshi wankoreye ubundi ho kandi ndakomeye kubera yuko wancunguye si ikiguzi cy'amafaranga nabwo ari ubwiza bw'umubiri wanjye n'ubwiza bw'umutima wawe ni nayo mpamvu ngushimira akira ishimwe mukiza warakoze wankuye habi ndetse mu rwobo nabuze icyo nakora nuko nkundura niyegamiza none ubu ndakomeye ni nayo mpamvu mpora ngushimira kuko bikwiriye wowe mukiza tuguhimbaze kuko bikwiye ibihe byose iyo uje byose birakorwa kuko ari weho umuyobozi cya gihe byari bikaze abantu bose babuze umwanzuro uhageze maze ubikemuye abanzi banjye barumirwa akira ishimwe mukiza warakoze wankuye habi ndetse mu rwobo nabuze icyo nakora kuko nkundura niyegamiza none ubu ndakomeye ni nayo mpamvu mpora ngushimira kuko bikwiriye Mana yanjye ndagushimira kubera byinshi wankoreye cya gihe wajyaga igorogota kubabazwa ngo njye ncungurwe ntabwo nabona icyagura niyo nakora ntabwo nakigeraho ahubwo Mana ujya umpa kukumenya kubw'umutuzo njye nguturemo akira ishimwe mukiza warakoze wankuye habi ndetse mu rwobo nabuze icyo nakora kuko nkundura niyegamiza none ubu ndakomeye ni nayo mpamvu mpora ngushimira kuko bikwiriye akira ishimwe mukiza warakoze wankuye habi nabuze icyo nakora ubu ndakomeye